Nitwa Uwantege, ngiye kugusangiza inkuru y'ubuzima bwanjye nise Urwabayanga. Ngiyi inkuru y'ubuzima bwanjye. Ahagana mu 2004 nibwo nari mbonye izuba. Ntibwakeye kabiri na mama ahumeka umwuka we wa nyuma. So kuri iyi nkuru tumaze kureba, tumaze kubona ko ni inkuru ibabaje cyane. So nibazaga ni inspiration kugira ngo wandike ino nkuru byagenze gute? Ni wowe yandika yose process? Urakoze cyane. Iyi nkuru njya kuyandika hari muri ntuza, hari muri lockdown yandi yabanjirije ya covid. Nyuma kushize. Naricaye mbona abazanye ntuza, hari challenge bashizeho y'urubyiruko kuba rwakora, hari ibintu nyine berekana nyine baba barimo gukora muri iyi minsi y'intuza nyine, either ari ibijyanye na covid cyangwa no ku buzima busanzwe. Hanyuma nkaba nari mfite igitekerezo cyo gukora inkuru nk'izi ngizi ari uruhererekane, ari amaseri. Noneho rero niko kwicara ndatekereza, ndavuga nise njya kuri internet muri research nk'ibisanzwe, shakisha ahantu hari ibintu by'amateka cyane cyane y'u Rwanda mu bijyanye no buzima bwa buri munsi. Nza gusanga rero hari yari inkuru yo ku Gihe nabonye hari handitseho bavuga ku rwobo rwitwa Urwabayanga ruherereye mu Bugesera iriya za Gashora, bavuga uburyo ari inkanu zimeze nka cave nini cyane yagiye itabwamo abakobwa benshi bagendaga batwara inda cyangwa se n'abandi bantu babaga nyine banzwe nyine ku ngoma ya cyami bajugunywagayo. Niko gutangira gutekereza, ndavuga nti wakora inkuru ijyanye n'aha hantu ikajyanwa naho n'ibintu bijyanye n'ibintu byo guhohotera abana b'abangavu, kwerekana ko umwana yari afite intego ze nkaho yari yerekeje mu buzima bwiwe, afite aho ashaka kuzigeza nkawe nk'umuntu uzaza, nk'urubyiruko ruzavamo undi muntu mukuru. Hanyuma rero akaza kuza gusubizwa inyuma n'uyu mugabo wamufashe ku ngufu nyine aramuhotera, atuma abyara mu buryo butari bwateganyijwe mu icira iterambere ry'iwe. Niko guhera ko ndavuga nti rero iyi nkuru reka ijyanishe n'Urwabayanga, byerekane ko umugabo yajyanye umwana mu Rwabayanga ari we umujyanyemo ajya kumuroha iyo ngiyo. Aho yamuroshye rero amukorera ibyo byose, amuhindura ntuza, ubuzima bwe bwari kuzaba bwiza buhinduka bubi. Naho bitanye n'umuntu kohereza mu kuzimu, burya byose birasa. Niko guhera ko ndavuga nti wakora seri yitwa Urwabayanga ari uruhererekane, mvuge kunuza ukuntu bitangira, uko abana babohoterwa, ibivamo nyuma yabyo impact zirahari nyinshi cyane. Dusanga abana benshi buzuye ku mihanda tutazi iyo bava niyo bagiye, babajatse ko ninde nyoko ninde, ugasanga arakwateza mama gusa data simuzi. Ni ibintu ari kugenda nifuza kugenda nkurikiranya gutyo hanyuma nyine bikava nka bunch byibuze ama episode nk'icumi. So ntago byabasha kuba byakomeza. Igice cya kabiri kirari kiri muri record, nashaye supports ndazibura, naye ndabihagarika mpita nshyira imbaraga mu bindi nagombaga gukora, nkomeza izindi nzira. Ariko ni inkuru uri kumva wifuza kuzakomeza nyine na nyuma? Nari mfite igitekerezo cyo kuze ko naranditse ama episode 10 ridara hari yose. Ari uwo mwana, abana bajya ku muhanda nabo urabizi ibyo bahura nabyo n'ubundi, bwabuzana kwirwa basabiriza, ni recycle birakomeza bikaba bino. None ugasanga umwana w'umunyarwanda wakabaye kubeja za perezida azaba, minisitiri azaba nde, ubuzima bwe usanga bugarukiye ahangaha ntabashe kubagira kucyo yarageneye kuzagera, bikamu discouraging. So nyikora ari inkuru zikurikirana, maje kuyikora gerageza kureba abo bireba, ndabisubmitinga ndabikora, ndetse niyo youth challenge bari bashizeho ndabisubmitinga, ntegereza kumva ko hari ubusabe bundi bwavayo ngo mbe nakora iya kabiri. Ubwo nabashe kuba nakwakira cyane n'ubwo abantu basanzwe bo hanze bavuga ati komeza ukore. Mbona nsanga kuko n'ubundi nk'umuntu w'umusore n'ubundi ufite n'ubundi ubuzima bugora hanze, ntabwo na concentrate ngo nicare ku kintu, kuko iyo ngiye nagize amahirwe yo kuyikora muri lockdown niko nta hantu najyaga nari nicaye ahantu hamwe, ibitekerezo byose biri hamwe. Akandi niyo urebye inyuma gutyo ugasanga ubuzima bwacu twivura ubuzima bwa buri munsi, duhura n'ingorane nyinshi zishobora kuba zatuma utakoncentrate ku kintu ngo ukicare, ahubwo hari ibindi bintu wareba byihutirwa akari bijyana nabyo. Cyazagira kubw'umugisha cyazagaruka ukavuga uti reka nicare ngikoreho nacyo ngirangize nk'uko nihaye intego. Biriho ko nshobora kuzabisubiramo cyangwa se nkabyihorera, byose birashoboka. Aki inkuru ni nziza, ntuzayireke kabisa. Nziza, nunayireka uzayiha umuntu ayikomeze nyine. Hagati aho ngaho ikibazo nkunze guhura nacyo akenshi, kubona abo dukorana cyane kuko nk'ingi nayikoze nari nkiba mu Bugesera niyo nabwo Nyamata. Hanyuma rero kugira nka parating na bagenzi bawe dukoranye, nkabona ni ibintu bigoranye cyane, batugiye
tumeze nk'amenyo y'inyinya umwe aririye undi araho kugira ngo uzabone ibintu bigoranye cyane. So bituma mvuga ntoke nindamuka mpuye n'aba teammates tukicara tukabiganiraho bakumva ko bari interested koko mu kubikora tuzicara tube twabikomeza. Nibumva batari interested and then nanjye nzaba nyiretse ariko to be continue. Tugishyiraho mitanyereka ari hano nka portfolio. Ubwo ntacyo twizeye ko tuzabona indi. Hanyuma ikindi nari ngiye kubaza process yamaze ikingana icyo uri kuyikoraho ino video? Amaze ukwezi kose. Amaze ukwezi nkaryama nkabyuka urabizi byo muri lockdown. Natangiye nyine n'inkuru ndayandika. Shaka umwana w'umukobwa twiganye nuza primaire witwa Oliver, umukoraliste cyane niwe nahamagaye. Aramfasha ndamubwira nkorera ibi bintu dukora inkuru imeze ukuntu ahagarara nyine kuri microphone nkuko bikeneye kuba byakorwa mukuraho amajwi uko nguko hanyuma aragenda agesigarana ibindi byose ganarwana byo kugeza aho nabonye nyirangirije igihaka. So muri make we yasize recordings amajwi aragusigira arrangement nimwe mwayikoreye. Episode ya 2 n'iya 3 byose recordings zirahari ziri tayari zose ziri tayari. Commentaire nakuye ku ma social media platforms ni nyinshi cyane. Hari ababishakaga naye numva koko nagira ubushake bwo gukomeza gukora ariko nareba muri wallet nkabona irampamagara. So birangwa ko mvuga ntireka mbibiretse wo nzareba ikindi gihe niteguye umutsimo hari ku ruhande hanyuma ubundi gukomeza gahunda. So muri gukora ino animation mwe mufite team nini y'abantu bayikoraho? Hari abakoze kuri sound cyangwa niwe byinshi wabikoze? Kubera ko byinshi nabiciyemo mbizi byabaye ngombwa ko nicara ndabyikorera. Uribuka ko yari guma mu rugo nta muntu agomba gutambuka ngava hangajya hariya. Numvaga kugira ngo nicaraho nta kindi kintu nkora hari kandi hari ibyo nagakoze. Mfata umwanya ndavuga nto yareka nicare mbikore nicaye hamwe ko gutangira kubishyiramo imbaraga uko. Nta muntu navuga ngo runaka ngo uyu niyo kiretse umuntu akuyamajwi wenyine nta wundi muntu wabimfashije. Byo abyikoranye.